Yesu ashimwe cyane. Nishimiye cyane uyu mwanya mwiza ushoboye kubona wo kuganira namwe ku byerekeye umukozi w'Imana Oxopac wankoze ku mutima kandi washoboye guhindura ubugingo bwanjye mu gihe cyose nakomeje kumwumva no mu gihe cyose nabanye nawe. Nagiriwe amahirwe yo kubana nawe muri conference mu 2019 muri Korea y'Amajyepfo. Tumarana ukwezi kose, inyigisho ziwe zambereye inyigisho ngirakamaro cyane, ndetse hariya nagize uguhinduka gukomeye cyane, kuko uko nanjye nigishaga ijambo ry'Imana siko byari bikwiriye ko nigisha. Uyu munsi nzi neza yuko nababariwe ibyaha. Uyu munsi nzi neza yuko mfite ubugingo buhoraho. Uyu munsi nzi neza yuko umwami Yesu yamaze kuncungurirwa ku musaraba, kandi nkaba mfite agakiza nabonye kubwa Yesu Kristo nakabonye kubw'ubuntu bwe. Ndagushima rero kubwo na message tumaze kumva muri aka kanya gashize. Iriya message yari message ikomeye cyane, message yerekeye kuri Naamani, ukuntu umwana mutoya yari nk'umuja mu muryango wa Naamani, hanyuma Imana ikamukoresha kugira ngo ashobore kubwiriza ubutumwa bwiza umuryango uriya musirikare mukuru. Hari ahantu nahankozeho cyane, numvise yuko natwe dufite umutwaro ukomeye kugira ngo dushobore kuba hariho hose twaba turi, tugombe kubwiriza ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo, ubutumwa bw'agakiza. Ubu rero nanjye ndishimiye cyane gukomeza uyu murimo nanjye mu itorero mpagarariye, kuko itorero mpagarariye ni itorero rifite abantu 250. Muri iryo torero nifuza kuzashobora komeza kubereka urukundo rw'Imana binyuze mu nyigisho z'umukozi w'Imana Oxopac. Ishimwe rero ry'Imana nuko nakomeza kubona umwanya mwiza wo kubana nawe. Nabaye muri Korea hafi ukwezi kose. Nabonye urukundo rw'abantu b'Imana hariya, ndetse nagiriwe ubuntu mbona n'umwanya wo kugenda nanariza n'ibitabo byiwe mu gihe nabaga mpari. Imana yampaye umugisha, ndetse hari ahantu nashoboye no kuhakura n'impano yo kugira ngo nshobore guterwa intege yo gukomeza umurimo w'Imana. Imana rero yakomeje kubana nanjye. Ndashishikariza rero kugira ngo namwe mukomeze kumva inyigisho ziwe. Ntabwo ari inyigisho zindi. Abantu benshi cyane basigaye bavuga yuko ngo ari inyigisho zirimo ubuyobe. Oya, nta buyobe burimo, ahubwo ni inyigisho nyakuri zifite injyana nziza y'ijambo ry'Imana, kandi rifite ukuntu ugushurwa kukomeye abantu benshi cyane batazi. Imana rero baha umugisha kuri byose. Mbaye mbashimiye kubwo mushoboye kunyumva, kandi neza yuko tuzakomezanya nawe kugira ngo dushobore kubaka umurimo w'Imana muri iki kinyejana turimo. Imana ibahe umugisha. Amen.